Reka ambasuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV, nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza no kwihangana, turabwira ko mu ishyingurwa rya nyakwigendera Nduwamungu Pauline byari amarira n'agahinda nyuma y'uko uyu yishwe urupfu rw'ubunyamaswa. Turabigarukaho ku buryo burambuye. Turabwira kandi ko iburasirazuba hamaze gupfa undi muntu, biravugwa ko ashobora kuba yiyahuye, ariko ku rundi ruhande hakaba hari n'abavuga ko yaba yishwe hanyuma ibyo kumusanga mu mugozi akaba bamwishe ari bo bawumushyizemo. Turabirebera hamwe byose, ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya. Gusa reka mbanze mfate akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Imana iguhe umugisha mwinshi, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu turagushimira cyane. Mwarakoze guhitamo Ibendera TV, ariko tunibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Nduwamungu Pauline warokotse jenoside uheruka kwicwa aciwe umutwe yashyinguwe kuri uyu wa kane tariki ya 21 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024. Abantu banyuranye bazindukiye mu gikorwa cyo guherekeza Nduwamungu Pauline wishwe tariki ya 14 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 akicwa urw'agashinyaguro. Mbere yo kwinjira muri iki gikorwa cyose ko cyakabaye, reka ariko banze mbagezeho gahunda yo kumuherekeza uko yari iteguwe. Kuri uyu wa 21 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 ku isaha ya saa moya byari gufata umubiri wa nyakwigendera ku bitaro bya polisi ku Kacyiru. Ku isaha ya saa 4 byari gusezera kuri nyakwigendera mu rugo i Rukumberi. Ku isaha ya saa 6 yari igitambo cya misa cyabereye kuri paruwasi ya Rukoma. Naho ku isaha ya saa 8 byari gushyingura nyakwigendera i Rukumberi. Ku isaha ya saa 10 byari gukaraba i Rukumberi ground. Ahanini ibi bikorwa byose ko byari bipanzwe niko byagenze, gusa wenda hagahindukaho gatoya ku bijyanye n'amasaha. Nyuma yo gufata umubiri wa nyakwigendera no kumusezeraho, hatuwe igitambo cya misa yo kumusabira, ndetse havugwa amateka yaranze ubuzima bwe. Nyakwigendera havuzwe ko yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, akaba asize abana 3 muri 4 yabyaye, akaba kandi asize abuzukuru 5. Mu byo yakoze nyakwigendera byavuzwe ko yabaye umwarimu ku kigo cy'urubyiruko cya Rukoma, anakora ku kigo nderabuzima cya Rukoma. Umwe mu bahagarariye abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yavuze ko batewe ishavu n'agahinda n'urupfu rwa Nduwamungu Pauline wishwe urw'agashinyaguro. Rugamba Audace, umwe mu bana ba nyakwigendera, yashimiye abaje kubafata mu mugongo, ndetse ashimira umubyeyi wabo wabareze akabakuza. Mizero Francine, umwana wa nyakwigendera w'imfura, yavuze ko bababajwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo wakundaga abantu. Anavuga ko ubwo yicwaga yatatse akabura umutabara. Yagize ati, nyuma yo kubona umubiri we ariko hari igice kitariho, tukareba abaturanyi hirya no hino, byaduhaye ishusho yabo
tubana abo ari bo nyuma yo kwicwa ntatabarwe kandi yaratatse. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Pidanse Rubingisa yihanganishije umuryango wa nyakwigendera, avuga ko abagize uruhare mu rupfu rwe bazabihanirwa n'amategeko. Rubingisa kandi yahumurije abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batuye mu murenge wa Rukumberi, ababwira ko nta muntu uzabahungabanyiriza umutekano. Guverineri Rubingisa yasabye abaturage batabaye Nduwamungu Pauline kugira amakenga. Agira ati mukwiye kugira amakenga ku tuntu duto turebana n'imibanire y'abantu, aho mubona abantu batabanye neza n'igihe ubona umwe akunyuraho ntagusuhuze bikaguha amakuru y'uko hari ikitagenda ukanabivuga mu nzego z'ubuyobozi. Guverineri avuga ko kuba umwe mu bagize uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera yarafashwe bizatanga amakuru ku iperereza rikomeje gukorwa. Guverineri Rubingisa yahumurije abakecuru barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batuye muri Rukumberi, ndetse ashimira inzego z'umutekano zikomeje guhumuriza abarokotse Jenoside ko ntawe uzabahungabanyiriza umutekano. Agira ati imyaka 66 yari afite, yari agitanga umusanzu wo kubaka igihugu kandi yari afite uruhare runini muri gahunda z'iterambere. Uwamwambuye ubuzima yaduhombeje byinshi. Guverineri Rubingisa yavuze ko bazakomeza kuba hafi y'umuryango wa Nduwamungu kandi bakazakomeza kubafata mu umugongo. Urupfu rwa Nduwamungu Pauline rwababaje abantu benshi kubera uburyo yishwemo, kuko uwamwishe ngo yamuciye umutwe awujugunya mu bwiherero bwaho yaratuye. Kugeza ubu urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntiruremeza cyangwa ngo ruhakane ko Nduwamungu Pauline yaba yarazize ko yacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry avuga ko iperereza ariryo rizabigaragaza kandi rigikomeje gukorwa kugira ngo abagize uruhare mu rupfu rwe bamenyekane. Aha Dr Murangira Thierry agira ati ikindi kandi iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane impamvu nyakuri yateye Nziza kwica Nduwamungu Pauline, ndetse n'abashobora kuba baramufashije muri icyo gikorwa cya kinyamaswa. Mbere y'uko dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo hatangwe ubutabera, Nduwamungu Pauline yishwe tariki ya 14 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024. Abamwishe babikoze hagati ya saa 7 na saa 8 z'amanywa, bamujugunya mu kimoteri mu rugo rwe bamukuraho umutwe. Reka tuve kuri iyi nkuru twerekeze ku yindi, nayo iravugwa mu ntara y'Iburasirazuba, nayo kandi urupfu rwatunguranye kandi rukaba rwayoberanye. Mu karere ka Nyagatare umukobwa wibanaga yasanzwe mu nzu yapfuye kandi yamanitse mu mugozi. Ni umukobwa witwa Kingeneye Janvier w'imyaka 29 y'amavuko, ukomoka mu murenge wa Murundi mu karere ka Kayonza, ariko akaba yibanaga mu nzu aho yari acumbitse kubera impamvu z'akazi mu mudugudu wa Nyagatare ya kabiri mu kagari ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare. Akaba yasanzwe mu nzu yapfuye, umurambo umanitse mu mugozi. Urupfu rw'uyu mukobwa rwateje urujijo rukomeye ku muryango we no ku babanaga nawe, kuko bakeka ko yaba yagiriwe nabi hanyuma ibyo kumushyira mu mugozi bikaba nko kuyobya uburari. Mukarubega Winifrida, umubyeyi wa nyakwigendera, yavuze ko amakuru y'urupfu rwa Kingeneye Janvier bayamenye bayahawe na bamwe mu bo bakoranaga, ndetse n'umugore umwe wari uziranye na Kingeneye utuye hafi y'aho yari acumbitse. Akomeza avuga ko ako kanya bahise bafata urugendo bajya i Nyagatare kureba uko bimeze, ariko ngo bageze aho yabaga abasanga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB
bamaze gutwara umurambo ku bitaro bya Nyagatare bakomerezayo ariko ngo ntibemererwa kumureba. Mukarubega agira ati nta kibazo umwana wanjye yagiraga cyatuma yiyahura, nubwo ariko twumvise bavuga ko yaba yiyahuye kuko bamusanze mu umugozi. Yari umwana uhora yishimye yisekera, ubwo no ku itariki 17 ejo bundi twaravuganye ariko arimo aseka ambwira ko yongeye gusinya indi kontaro mu kazi kuko iya mbere yari yarangiye. Ubu turateganya kumushyingura ejo ku wa gatanu tariki 22 Ugushyingo muri mwaka w'2024 kuko RIB yari yavuze ko ijyana umurambo we Kigali uyu munsi kugira ngo ukorerwe isuzuma, hanyuma ikawugarura ikawushyikiriza ibitaro bya Gahini ari naho tuzawukura tujya gushyingura. Akingeneye Janvier yari umunyamuryango wa JALG ugizwe n'abahoze ari abanyeshuri bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri famiye yitwa Inkesha. Murenzi Janvier akaba yari umubyeyi we muri iyo famiye, avuga ko yaba we n'abandi bana babanaga nawe muri iyo famiye bananiwe kwemera urupfu rwe kuko bumva bidashoboka. Noneho kandi ngo kuvuga ko yaba yiyahuye ngo ni ibintu bumva bitashoboka kuri Akingeneye kuko ngo yari umukobwa uhorana ibyishimo, uhora useka ku buryo bigoye kumubona ababaye. Ikindi ngo yari umuntu ufungukira abandi ku buryo nubwo yaba yari kuba afite ikibazo bari kuba abakizi. Yongeraho ko nta kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe yagiraga nk'agahinda gakabije n'ibindi, ahubwo ngo yari mu bafasha abandi bana bafite ibibazo, cyane ko ngo yari yarahawe amahugurwa ku buzima bwo mu mutwe atangwa na JALG. Murenzi avuga ko Akingeneye yari umukobwa ukunda ubuzima n'imyidagaduro ariko agakunda no kuzirikana abandi bana, akabahamagara kenshi kuri telefone ababaza niba bameze neza, bafite bitagenda neza akabegera akabafasha. Murenzi yagize ati uretse njyewe na mere wa famiye Inkesha, Akingeneye yari nka nimero ya 2 mu kwita ku buzima bw'abana bo muri iyo famiye. N'ejo bundi yagiye kureba umukino wahuje Amavubi na Nigeria kuko yari yaje muri Kigali mu mahugurwa y'akazi, ariko ajya no kureba uwo mupira urangiye asura abana 2 bo muri famiye Inkesha. Yari umuntu ufite gahunda yo gukomeza amashuri kuko yari yamaze kwiyandikisha muri iki cyumweru, ntabwo rero yaba yari afite gahunda yo kwiyambura ubuzima ngo ajye muri ibyo byose. Murenzi Janvier avuga ko bifuza cyane kumenya ibizava mu iperereza rya RIB kuko ngo ari ngombwa cyane kumenya icyaba cyarishe uyu umukobwa. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Dr Murangira Thierry ntabwo yigeze aboneka ngo agire icyo yadutangariza kwicwa cyangwa se ku rupfu rw'uyu umukobwa. Akingeneye Janvier yize kuri IPRC Tumba, ubu yitwa RP Tumba College of Technology, akaba yakoraga nka IT mu muryango utari uwa leta witwa ICAP at Columbia University, ukorana na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ukorera mu karere ka Nyagatare. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho, turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye cyane. Mwirirweho maye kandi muronke, Imana ibarinde.